Banje mwagiye mubona izo gukora iforomo zinapfundikiye za pepe murazibona. Hano icyo duhita dukora dufata inyundo ukagendera muri wa murongo, dushatse twagendera muri uyu murongo neza, ariko kubera yuko tugomba kubanza guhina hantu hafite rimwe kugira ngo itazakeba umuntu, turabanza tukaba ariho duhina. Mbere ya byose urabanza ugahina hariya ukirengagiza biriya nari mberetse, ukabanza ugahina hano hafite rimwe, ukabanza ugasa nk'urigabanyamo kabiri, ugakora igice kimwe ntugiheze, ukongera ugakubitaho akandi kugira ngo uzinge rino bati ritazakeba umuntu ari nko kwarura keke yaba yokeje mu ifuru, cyangwa se ibati akaba yafata kuri ya foromo wenda mu gihe ari nko kuyoza ibati